umugore muzima ufite gahunda yo kubaka uko byagenda kose afayitingira urugo rwe. Ntabwo ikibazo ari cy'umugore ahubwo ikibazo ni icyawe wowe wa mugabo. Babyumvireho cyane rwose. Naituriki Apolone. Hanyuma rero nkuko nabivuze hari abenshi banzi muri Sekira, nabanje kurimba muri Sekira aho mfite indirimbo nyinshi. Hanyuma rero nafashe amazina yanjye yombi nkuko mbabwiye ngo nitwa Naituriki Apolone. Mfata amazina yanjye yombi ndayahuza nkuramo izina ry'ubuhanzi. Nkuramo Nayipoli nyine. Ndi umumama ndubatse, mfite abana 4 n'umutware. Nese umuntu gushaka undi biva ku rukundo, kandi nago nese nitegeko yuko umuhanzi wese akunda umuhanzi mugenzi we. Ntago mbizi nimba ari itegeko, ariko nta tegeko rihari rivuga ibyo ngibyo ko umuhanzi agomba gukunda umuhanzi mugenzi we, kubera yuko n'abatari abahanzi twemerewe kubakunda kandi nabo bemerewe kudukunda. Niyo mpamvu rero icyo kibazo cyo kuvuga ngo kubera iki ntashatse umuhanzi mugenzi wanjye nuko ubona ashatse ari we nakunze. Niyo mpamvu urukundo ni iki? Ego komana, urukundo rurihangana, urukundo rwita kuri mugenzi umwe, yita kuri mugenzi we. Urukundo ntirwinuba. Urukundo ni urukundo. Amategeko y'urukundo se ntago, urukundo ni urukundo nyine nuko rumeze. Yukunda umuntu byiyumvamo, yukunda umuntu ntago wamuhemukira, yukunda umuntu ntago wakora ikimubabaza, yukunda umuntu icyo wumva wiyifuriza nawe nicyo nawe ukorera uwo wumva ukunda. Kuko no mu mategeko y'Imana avuga kandi uzakunde mugenzi wawe kuko wikunda. Umuntu wumva ukunda hasi yawe ukumva ko wowe ibyo utifuza ko byakugeraho ukumva byamugeraho, uwo ntago umukunda, ntago icyo ari urukundo. Ahubwo urukundo nuko uko wiyumva nawe uba wumva ibyiza byawe byagera no kuri mugenzi wawe. Icyo nicyo bita urukundo. Icyo kibazo abantu benshi bakunda kukimbaza, kandi koko biranagoye kuri buri muntu wese ubitekereza yumva ko bigoye. Nanjye si uko binyorohera, n'ubundi birangora, ariko ndagerageza nkashyiramo imbaraga zanjye byose nkabikora, kubera ko ari ukuririmba ndabishaka kandi ni ngombwa ko mbikora. Ari umuryango wanjye ni ngombwa ko mwitaho, no gushaka imibereho y'ubuzima bwa buri munsi. Ibyo byose rero nibyo koko nkuko bivuga birangora, ariko nshyiramo imbaraga nyinshi, bisabe foro nyinshi kugira ngo byose bibashe gukunda bitungane. Ari umuryango nguparticipemo, ari ubuhanzi bwanjye nguparticipemo, ndetse n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi nabwo mbashe kujyamo. Nese kangiye nkubaze use bridal shower ni ikintu kiba umunsi umwe. Nuko akundi bavuga ngo umukobwa ngo bagiye kumusezera, bakamubwira bamuha inama z'uwo munsi bakazimuha, abafite icyo bamugeneye nka kado bakakimuha. Nge bridal shower mbona ko ari nko gusezera umukobwa, kubera ko abagiye kwimuka mu cyiciro kimwe cy'ubukobwa agiye kujya mu kindi cy'ubudamu. Ariko ntago wavuga ngo bridal shower ngo nuguhanura umukobwa. Ubu se umuntu yafata wahanura umuntu umunsi umwe bigakunda? None se kuki umunyarwanda yaciye umugana akavuga ngo nta hene ibyibuha ku munsi w'isoko? No kuvuga ngo rero ntago bridal shower ivuga yuko ari ugutegura umukobwa noneho uwo munsi umwe bridal shower iba cyangwa se amasaha ngaye. Ntago bisobanura yuko umukobwa baba bamuhuguye ku buryo niba yarakuranye imico mibi cyangwa se nimba atarigeze agira ubuntu bwo gukurana n'ababyeyi ngo bamwereke uko umukobwa yitwara. Ntabwo umunsi umwe bridal shower ushobora kumuhindura, ahubwo guhinduka cyangwa se kwitwara neza na bya bindi twumva ngo ba nyirasenge babahuguraga, muretse ko ngo nabonye bitakinabaho. Ibyo ngibyo ni ibintu umukobwa atangira iminsi myinshi mbere akiri n'umukobwa akabikurana, uwo muco akawukurana, apana kuvuga ngo
ku munsi wa bridal shower ngo bagiye ngo kumuhugura ngo ba nyirasenge ngo bagiye ngo kumubwira uko agomba kuzitwara mu rugo. Oya, ngiye siko mbibona. Aya divorce bavuga nyine ni ya myitwarire mibi. Hari igihe ariko divorce aterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Swate umuntu ashobora kuba umukobwa ari we utarigishijwe cyangwa se ari we utazi kwitwara neza, cyangwa se ngo amenye yuko atakiri umukobwa yahindutse umudamu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ashobora kuba atari ku ruhande rw'umukobwa bipfira, no ku ruhande rw'umugabo ariho biri gupfira. Icya gatatu, ashobora no kubona inama mbi hanze muri societe bigatuma urugo rwe rusenyuka, divorce zikaboneka muri urwo rugo. Nta zibana zidakomanya amahembe. Ntago ari ukuvuga yuko abantu babiri baba mu rugo. Icyambere ujye wibuka yuko niba wowe ugiye gushaka umudamu cyangwa ngiye gushaka umugabo, ujye wibuka yuko uyu mugabo ntago tuba twarakuranye, ntago tuba twaravukanye, quartier yabayemo siyo nabayemo, meme hari igihe usanga n'ibihugu bitandukanye. Nukuvuga ngo rero ibyo ngibyo biba bisaba ko umwe yiga imico ya mugenzi wundi. Habaho kumenya ese umugabo wanjye ashaka iki, niki nkora kikamurakaza cyangwa kikamubabaza. Umugabo nawe ni gutyo. Biba bisaba hagati yanyu mwigane kugira ngo mubashe kugira gute, kugira ngo mubashe guhuza. Kuko ngewe ibyo nita byiza washobora kubyita bibi, we ibyo avuga ko ari byiza ngiye kuri ngiye bikandemerera. Ibyo rero bisaba hagati y'abantu babiri muganire. Nimumara kuganira murebe ese ni iki twese twahurizaho kugira ngo tubashe kumvikana urugo rwacu rukomere. Haba mu kwihangana no kwihanganirana no kuganira no kubahana no gutegana amatwi. Ibyo ni ibintu mushobora kugenderaho bikaba byakomeza urugo rwanyu. Nibyo koko ubukene buragatsindwa. Sinzi wabiririmbye nimba ari Faruko, ariko ubukene buragatsindwa. Ubukene ni bubi. Ubukene ni indwara mbi, ni shitani mbi. Ushobora koko kuba hari ibintu bimwe ushobora kwica mu rugo, kuko uzarebe ngo abasangiye ubusabitani bisambo, sibyo? Nukuvuga ngo iyo ubukene bwamaze kwinjira mu rugo, iyo hatabayeho gushishoza na kwa kwihangana na kwa kuganira ngo mukomeze urukundo rwanyu, buri wese ye kureba mugenzi we nkaho ari we kibazo, niho batangira bakitana ba mwana ngo ni wewe wabiteye, ni wewe wabiteye. Ariko nyine ni cya kindi nahereyeho nkubwira ngo kugira ngo urugo rukomere kandi abantu babashe kumvikana babane imyaka 5, 10, 10 ningaye, suko baba batarahuye n'intambara zakagombye gutuma batandukana. Ziba zihari, nta rugo rwa paradizo rubaho. Kubaka urugo ntago ari imikino nyine. Ntabwo ari imikino. Kubaka urugo ni ikintu ubanza kwicara ukagitekerezaho, ukavuga ati se ngiye kubaka urugo koko ibi nibi nzabyihanganira. Ese umudamu wanjye cyangwa umugabo wanjye nibigenda gutya nzabyihanganira. Ukabanza ukabishyira mu mutwe wawe, ntago ari ibintu byo guhubukira. Niyo mpamvu rero mu gihe habonetse ikibazo icyo ari cyo cyose, biba bisaba mubanze muganire, mu kiganire icyo kintu, murangiza mwungurana ibitekerezo, mwumvane, mutegana amatwi kandi mwubahane. Ese ubwo urumva nyine uriya mugabo bameze neza mu mutwe? None se ubu ngubu hari umuntu wiha kubyara? Ntawe ubyiha. Nimba ari ibyo se kuki harimo n'abababuze? Nta muntu wiha urubyaro. Nta n'umuntu wiha igitsina ashaka ngo avuge ngo ngewe ngo ndashaka kubyara abango niwo ngomba kubyara. Ikindi cya kabiri, uriya mugabo uvuga ngo umugore ngo ntabyara abakobwa cyangwa ntabyara abahungu, niwe uba ufite ikibazo. Kuko ngira ngo umugabo ni ubyara. Umugabo ni ubyara, ntabwo umugore ari ubyara. Niyo mpamvu bavuga ngo abana nabo umugabo. None niwe ubikora. None se ni gute wambwira ngo noneho ngo wabyaba abakobwa gusa cyangwa byabahungu gusa, ndagutaye ukankubita ukanshyira ku nkeke, sinzi sinakubwira, ahubwo niwe ufite ikibazo. None se ko mbyarabo wankizemo, uragira ngo mbyarabo nishyizemo? Ngewe abo wankizemo nibo kingira gute? Nibo nkugarurira. Nibyo biba bimeze. Ngewe uba wambikije, ni nkuko wafata amagi ukagenda ukayaraririza inkoko.
sese rero inkoko akazi kayo ni ukurarira ariko wisha ese kuki wumva ko wahereza amagi inkoko ubizi neza ko agomba kuvamo izindi nkoko ukumva ko ushaka ko aya magi avamo inka kandi ariyo wahaye inkoko ngerera icyo wankizemo akazi nkora ni ukukubikira nkakuza neza ikindimo nagiza nkagusohorera icyo wagize ute wankizemo urandenganya umpora iki abagabo ahubwo bajya bakora ibyo bintu nimba bari no kunyumva bajya babikora ugasanga umugabo arimo ararenganya umugore ngo abyara abakobwa gusanga abyara abahungu gusa aracyafite ikibazo gikomeye kuko umugore we amugarura ibyo yamubitsemo ntabwo ikibazo ari cy'umugore ahubwo ikibazo ni icyawe wowe wa mugabo babyumvireho cyane rwose cyane ahubwo nibo bafite ikibazo kandi nabo ntago twabaveba kuko ntawiha nabo ntago twabarenganya ngo tubatere amabuye ariko niba hari umugabo nkurikiye usanzwe arenganya umugore we ku icyo kintu wikosora uhereye uyu munsi kuko ikibazo gifite wowe ntabwo ikibazo gifite umudamu wawe uretse ko aba yafite araye aba ari ayawe kuki wowe utamushaka ahubwo mukajya kuyahiga aho rero harimo ikibazo niyo mpamvu uzasanga ni za divorce wavugaga za hato na hato iyo nayo ni insiriri itera divorce ikindi ni kwa kundi ubona abantu batagishaka ukabona abakobwa baragwiriye babaye benshi ntibagishaka abagabo abasore nabo baragwiriye ni benshi ntibagishaka nta handi biva ni ukuvuga wowe mukobwa niba muri we harimo ikintu kivuga ngo umugabo udafite akantu umugabo udafite inzu umugabo udafite imodoka umugabo udafite akazi keza ntago nzamushaka hari igihe bizarangira ugumiwe ubuze ugushaka ahubwo se kuki utavuga ngo kuko icyambere ni urukundo icyambere ni urukundo ukavuga ati uyu muntu ndamukunda sibyo ntabwo urukundo barurya ariko ibyo kurya birashakwa ibyo kurya birashakwa nta muntu n'umwe wavutse afite imitungo ibyo urabyemera cyangwa ntubyemera niba rero nta muntu wavukanye imitungo ikabishakwa n'umutima ukunze kandi ufite umwete n'amaboko ukaba uri umuntu muzima udafite ikibazo na kimwe ufite mu mutwe kandi ufite amaboko yuzuye utari ikimuga isaha n'isaha uba uri umukandida wo kuba wabona bwa butunzi ushaka sibyo niyo mpamvu rero wowe ubwo first of all banza urebe ese uyu musore uje kuntereta ndumva mukunda ese uyu mukobwa uje kuntereta ndabona mukunda imico yiwe ndi comfortable nayo uba ugomba kubanza kuyisacinga apana guhubuka ngo umuntu aje kundambagiza ngo mbonye visage y'inyuma ngo mise numva ndamukunze tugende ntuzi yava ntuzi yo yakuriye ntuzi ibyo akora ntuzi ushobora no gusanga ari imbobo hari n'igihe wamukunda uvuga ngo yaje kuntereta ngo yaje iwacu ngo ari mu modoka nziza ejo bikakugwa nabi ya modoka ugasanga yari intirano cyangwa niyo yaba ari niyi ukazarinda usaza utanayikandagijemo ikirenge ukajya urara muri ya karina ariko uyiririramo niyo mpamvu rero ibintu byose ni ugushishoza first of all banza urebe uyu muntu ndamukunda none se basi nabanje kugerageza kumenya imyitwarire yiwe n'umuntu muzima ntago ari mayibobo ku musore nawe uriya mukobwa ni umuntu muzima ntabwo ari ikirara numara kubona nibura kuko nta muntu wamenya umuntu wese ariko nibura ukaba ufiteho akanosiyo ka 50% umuzi izindi 50 ntacyo wenda uzazimenya muri kumwe ariko nibura 50% uzi wamaze kubona yuko ibintu 40 afite bye uri comfortable nabyo 10 wenda bitari gushyika uravuga uti wenda nshobora kubyihanganira niba wumva muri wowe uzabyihanganira ushobora kumwemera utitaye niba afite amafaranga cyangwa naye apfa kuba afite ubwenge buzima kandi afite amaboko mazima ashobora gukora imitungo mushaka mushobora kuyigeraho wa mu ex adahari ko cyaba taramushatse mbere se ex nta amafaranga aba yaragiraga wenda akayabona nyuma ni bya bindi nakubwiye n'ubundi uwo ntago aba yari yaraje kubaka aba yari yaraje kugira gute kurya imitsi y'umugabo none se mubeshye
ntabwo ikigendererwa cye kiba cyari ukubaka, kuko niba ikigendererwa cyari ukubaka, umugabo uko ameze kose niba yamusanze akize akageraho agakena, bafatanya bakongera bagakora ibintu birakorwa, ibintu birashakwa. Ariko niba yari yaraje n'ubundi cye ari ukurya ibyo umugabo yakoze, byarangira akajya guhigira ahandi, ni bya bindi nakubwiye nyine wowe wa mugabo we, mbere y'uko ujya kuvuga ngo uyu mukobwa ndamwemeye tugiye kubana, banza umenye ibyiwe, udaza gusanga ari ikirara winjije mu rugo uzi ko ari umugore. Uwo rero n'ubundi ntabwo aba yari umugore, aba yari ikirara, kuko umugore muzima ufite gahunda yo kubaka, uko byagenda kose afayitingira urugo rwe ngo arebe ko hari icyakwinjira, arebe ko hari icyakwiyongera umuryango uzamuke afatanyije n'umugabo we. Reka tware ku musozo kubijyanye n'uburere, kurera abana, uruhare rw'umugabo n'uruhe, uruhare rw'umugore n'uruhe? Bose bagira uruhare mu kurera abana. Abana ntabwo ari ab'umugabo kandi abana ntabwo ari ab'umugore, ahubwo abana ni ab'umugore n'umugabo. Cyane umugore abana bakura imico, Abana bakura imico ku mugore se? None se urashaka kumbwira ko umugabo nta burenganzira afite bwo gutanga uburere ku mwana? Okay, umwanya mwinshi niba bawumarana na mama nibyo agomba gutanga uburere imbere y'abana be, papa nawe akaza yungamo. Yego, uburere butangwa n'umugore nibyo, ibyo uvuze nibyo, ariko ntago bivuze ko umugabo ahejwe kuba yatanga uburere ku bana be, sibyo? None se ubu nta hantu ujya ubona ukabona wenda nko mu rugo harimo wenda nk'umugore, ntabwo ubundi watanga uburere nawe ubwawe ntabwo ugira, sibyo? Hari ingo ushobora kubona ukabona mw'urwo rugo umugore waho nawe ubwe nta burere afite, ntabwo rero azajya guha abana b'uburere nawe ntabwo afite, ariko ugasanga wenda umugabo we arabufite. Sometimes ugasanga umugabo niwe wita kuri ba bana, ni uba uburere ni nawe biyumvamo. Ibyo nabyo bijya bibaho ku mpande zombi, bijya bibaho. Rero ntabwo wavuga ngo none se ngo umugabo we ntiyatanga uburere, none se ku icyo gihe iyo bigenze gutyo kwa gutanga uburere ku bana ntabwo bivuga ngo nuko ndi iki cyangwa ndi iki, ahubwo gutanga uburere ku bana ni urwanira future y'abana bawe, ugira ngo bo batazaba nk'uko wowe utabishaka. Uwo ari we wese rero yatanga uburere, yaba papa yatanga uburere ndetse n'umama yatanga uburere. Arambagiza nyina, ibyo ndabyemera nka 70%. Noneho se ushaka umugabo mwiza arambagiza se? Oya, noeze sibyo, nidukoma urusyo tujye dukoma n'ingasi. Ushaka umugore mwiza arambagiza nyina, ushaka umugabo mwiza arambagiza ndubwo nisi. Okay, genda byemera 70%, kubera yuko akenshi umumama mwiza ufite imico myiza abashobora guha abana be b'abakobwa uburere bwiza, cyangwa se bagakora ibintu bimwe na bimwe babyigira kuri mama wabo. Ariko bidasobanura yuko hari n'umumama uba afite imico myiza ariko umwana akamubana ikirara, bitewe na groupe agendamo, ibigara agendamo, bikagenda bikamuhindura mama we agasigara yifasha atyo, yarumiwe kandi wafite imico myiza. Ntabwo rero wahita uvuga ati ijana ku rindi, kuva mama wuriya mukobwa mugenzuye igihe, nkabona ni umubyeyi mwiza, ugira impuhwe, uvuga neza, wakira abashyitsi, ugira urugwiro, nta kabuza n'umukobwa we buriya niko ameze. Ntabwo ari cyo bisobanura. Umugore mwiza umuhabwa n'Imana, amatungo yahabwa n'ababyeyi. Abagore bari kuregwa kugira umwanda. Aha, ko nubwo bigeze kure se. Ubu se abagore rero kugira umwanda ni ikibazo gikomeye, kubera yuko umugore ahava akagera ntabwo yemerewe kugira umwanda. Wa mugore w'unkurikiye aho uva ukagera wemerewe, utegetswe nta nubwo ari ukuvuga, utegetswe kugira isuku, sibyo? Ubwo rero haba kuri wowe ku mubiri wawe, haba mu rugo rwawe, utegetswe kugira isuku. Nibiba byanaguciye ukabona mu rugo rwawe nta suku ihari, ubikosore. Ku mubiri ho noneho ni itegeko burundu. Urumva? Rega yeme mva nkubwira impamvu. Umugore
umugore tumugereranya n'ururabyo, sibyo? Ururabyo rero ufashe ururabyo ukagira gutyo ukarujyana ukarutereka ku meza ruri gupfuka ruba rwamaze gupfa, ntiruba rukiri ururabyo. Ururabyo ruba rugomba guhora rukeye, rufite isuku, ruri mu mazi, rutoshye, sibyo? Icyo nicyo kiranga ururabyo. Nuko umugore tumugereranya. Umugore rero utagira isuku yisubireho uhereye none ahangaha, kubera ko izo ni impamvu nyine zimwe zishobora gutuma urugo rwawe rusenyuka. Abadamu bangana nkabambika, ngira imyambaro yabo, n'abapapa nabambika, n'abasore nabambika, n'abakobwa nabambika. Nkaba mbambikira nyine i Kigali mu biryo bw'inyamirambo hafi y'umusigiti wa Unatracom. Hoya ntabwo ndi umuryogo, nkorera mu biryo kuko sindi umuryogo. Okay, channel yanjye rero ni Nayipoli Official. Nujya kuri YouTube ugasacinga Nayipoli Official, urabona channel yanjye n'ibyo nkora byose n'indirimbo zanjye. Hanyuma nurangiza unkore subscribe, like, share na comment. Subscribe nuyikora uzajya ubona notification zanjye z'ibyo nkora bya buri munsi. Bakoze.